Senede travmakiye none. Fresh kabisa. Muri Burundi. Fresh kabisa. Karibu. Si. Bimeze neza se. Yego shana bimeze neza urukumbu. None kuri kw'Imana nsanyitse gukura. Ntabwo biba byoroshye akazi, ntabwo biba byoroshye. Abari danje Kigali n'ubundi no gukura amaboko mu mufuka umuntu agahigira mu nguni zose. Niko bimeze. Bimeze ute se wowe? Meze neza kabisa narira. Nakwicishije amagambo nibagirwa kukwakira. Ntuzanire iki? Nanywa amazi cyangwa ni urambonera akajiga. Akajiga? Kawita. Dada arahari ntabwo nabikora ahita nyica. Ikibazo nko ku mazi n'inywere ntari. Ibyo tuzajya adahari. Nta kibazo. Akira. Mana yanjye. Bwakera se bigeze aho? Kurumvaga ari saa mbiri. Iyi minsi amasaha asigaye yihuta. Ntabwo biba byoroshye. Ibintu byarahindutse urabibona nawe. Ni igihe. Ni danje kabisa. Ubundi buzima se wari umeze ute? Nari meze neza n'ukuri. Nawe se wari umeze fresh. Njyewe murameze neza. Ni ukuri nsanyitse gukura aba rwose. Okay. Igera hano mise ntuza rwose. Gutuza? Aba nawe urasetse none wari warabuze gutuza. Ese urabona nakubona nkakuriza kuko kumva n'uri inkoramutima. Yego se? Bana kabisa. Ntabiganje. Uri urungi kabisa. Ku kazi se biragenda? Ku kazi biragenda ibintu n'umutekano kabisa nk'ufite. Cyakora se nkubeshya nanjye nayo ngukumbuye. Ntabwo ari cyane nkanjye. Cyane nubwo numvaga nyine kutari buboneke tu. Inyenyeri yawe iramurikira iyo umpamagaye ntabwo nawe kuboneka. Inyenyeri? Iramurikira iyo mubonye rwose. Nawe ni umutomo. Ntabwo nakubeshya umutomo siracyabaho kundi kubyambikuye ku mutima. Wallahi kabisa. Okay. Ni byiza ndabikunze niba ari uko bimeze. Ko bimeze rwose. Ashana bimaze iminsi ndwaye akagiripe. Ese wagiye uzana kujyana muri gym n'ubundi ko gripe zitazigenda. Gym buranda yanga sinzi njyewe sinjya nkora siporo. Terwa nawe n'uburyo uyikora hari uburyo umuntu abirarisha neza akabishyira ku murongo. Cyo gukora siporo nkunda niyo koga. Wajya uzana kujyana muri pisine hari uburyo woga n'ubundi ukamera nk'uri muri siporo. Pisine se ko wajya koga urwaye gripe woga wahituka. Wapi hari umuti witera ibya gripe bikagenda iyo ugezeho. Okay. Ubutaha ubwo ntabwo uzajya unsiga. Ntabwo usiga n'ubu bivuze twagerayo. Ngubu se? Ngubu uyu munsi ntabwo ari uwo kuruhuka. Ize bite? Iriyo neza mukobwa. Murano? Mukomere cyane. Meze neza. Isa, Iza. Iriyo muti? Iriyo neza dati. Uyu mushiti wawe se ko ntamumenya? Ntabwo ayasanzwe aza hano niko nyine byabaye ngombwa ko asura. Asanzwe azangana hari? Ni ubwa mbere haje. Kumbona amaso ataraya si umugabo muzihe de? Muraziranye? Ndabona nsa nk'umuntu muzi ariko ntabwo muzi neza uyu muntu ashobora kuba atari seriye. Gute seriye musaza? Icara musobanurire. Ndananiwe cyane. Nyine dadi. Uyu mushyitsi wawe ko ntamumenye ni muntu ki?
ni umusheri wanjye yaraje kunsura. Sori gato ko kuva ryari ufite umusheri ntumbwire umeze gutya? Nyine nashaka kuzamukwereka. Harya wari wambwiye ngo ngasanzwe azanga? Ubwa mbere haje. Ahubwo nashaka kuzamukwereka. Nuko yaravuze bikaza nsuhuze. Ubwo se sha iwanyu ni he? Ni hano i Kigali nta handi niho uvuka inaha i Kigali? Ko mbona usa nk'indisipurine se ko reka musaza agenda gake kumbwira nabi. Umuhungu ko mbona asa nkaho muzi kandi muzi mu ngeso mbi bite? Ingeso mbi? Ndabona amaso ataraya rwose. Umwana mwiza pe. Umwana mwiza ntabwo mbyumva ukuntu umukobwa wanjye ushaka kwifatanya n'umuntu nk'uyu nguyu. Ntabwo uciye mu ijambo njye ndi inkoramutima ntabwo ndizi. Inkoramutima ya he? Uyu niwe mugabo ushaka kunzanira mu rugo? Njyewe mbona nta kintu nkwaye kandi n'umwana mwiza. Asanzwe akora iki se uyu mugabo ko mbona rwose uburyo agaragara butanyuze cyane? Ko kamwe ntabwo byumvikana ko umukobwa wanjye ntashobora guhura. Mungu ndabona ari ikirara. Ntabwo njye ndi ikirara, njye mfite kampani y'ababonsa niko kazi ugaragara ko mbona uri ikirara cyane. Ntabwo ari muri babandi bari mu bigo ngororamuco. Urabona ngaragara gute? Liza, ibintu ntabwo mbyumva rwose. Turaza kongera tubiganira ariko uyu mugabo oya rwose. Kandi ndamwanze bikunze yansohokera mu rugo kubera ko ntabwo please sohoka nsohokera. Ntabwo umukobwa wanjye ushyira muri uretse gato sohoka hanze sinukire mu nzu yanjye. Uyu muntu watoboye amatwi reba ukuntu asa kuko musaza urabona ngiye nayo uyu niwe mugabo ugomba kunzana imbere koko. Ese uragira hanze? Uyu mugabo ntabwo bibaho, ahubwo mfashe sohoka. Genda gake ariko musaza sohokera mu rugo. Sohoka genda gake nawe sohoka genda gake ariko sohoka ariko iwawe ni usunika cyane. None ugiye kundwanya mu nzu iwanjye se? Genda gake sohoka genda umukingurira genda nari tuzavugana. Daduko yarakaye nyine. Liza urambabaje cyane, urambabaje kandi uyu mugabo sinzongere kumubona ahangaha. Sohoka kingiwe kobwa b'iki gihe mana yanjye. Mamariza ibiki unkoreye koko mu mazi y'abantu. Ni ibiki unkoreye kuri? Genda unzanire amazi. Ntabwo nari nzi ko umukobwa w'imfura nkaho ari we wansebye imbere y'imbobo mwiriya. Uriya musore agutwaye ko ari umwana mwiza. Wowe urareba umuntu ugahita ukariye nyuka arabizi ko ucuditse n'umuhungu nk'uriya w'imbobo. Imbobo se bimwanditseho? Urakoze. Mbere nasuzugurwa koko. Dande basi mva nk'uyu. Oya ntacyo mvugana nawe. Ntacyo mvugana nawe. Yumva nyine. Oya ubu nsuzuguje imbere y'uyu mwana. Urabizwa hasi byo. Basi mbabara niba utamushaka nzamureka ariko were kuraka. Byatewe n'iki kugira ngo uzane umuntu nk'uriya? Uza amashuri wize urukundo ni iki? Urukundo ni uburyo urukundo rukujyana ku mbobo nk'irabonye isa nyine wumva iki? Asa nk'umunywa ataburamwe. Nta utabanywa. Ameze nk'igisambo. Gute asanzwe ngirira mu rugo ntabizi ibyo bintu? Ubwa mbere haje. Yako warabimubwiye se? Nari kuzamuka. Yarabizi ko ukundana n'umuntu umeze kuriya. Sirivuple sinshaka kuzongera kumva ngo uramuhungu ari muri uru rugo. Ntabwo umukobwa wanjye nareze kuva ari muto kugeza ukungana uko nguko sinzongere kubyumva. Kandi birangirira. Naje bituravugana nugeraho ayamba bikavaringa ntari. Genda unzanire amazi. Wanyweye sangaye. Kubwiye genda unzanire amazi. Mwana w'umukobwa aransuza.